nta kazi, kuko abenshi bumva tugiye gukina hari igihe bakeka yuko dukina baro, dukina ibindi bintu ariko bitinjiza amafaranga. Ese icyo gitekerezo wagikuye he cyo kuvuga ati iyi niyo kariyeri ngomba kujyamo? Ikintu cya mbere ntabwo ndagera muri entertainment, genda cyari hano mu gikari, sibyo? Ariko uri gukomanga. Ariko ndi gukomanga ngo ndebe ko hari uwanyingurira. Ikindi ntabwo inzozi zanjye zari izo kuzakina amafilime, inzozi zanjye zari izo gukorera igihugu cyanjye. Ariko ntabwo nigeze ngira ayo mahirwe yo kuvuga ngo mbonye uburyo bwo kuba nakinjira nko mu gisirikare cyangwa mu gipolisi, mbe nakorera igihugu cyanjye, kuko njye ndagikunda, nkunda kugikorera. Rero nabonye mbuza ayo mahirwe yo kujya gukorera igihugu cyanjye, ndavuga ngo reka njye muri ibi ngibi by'amafilime, ndebe ko wenda nabyo bizatuma mba umuntu uzwi mu gihugu, nk'ubundi numvaga ko mbaye umusirikare cyangwa umupolisi naba nzwi mu gihugu. Ariko iyo umuntu ajya gutangira kariyeri iyo ari yo yose ariko nyine yinjiza amafaranga, hari umuntu umuha igitekerezo, ari role agenderaho, hari n'ibintu nyine, hari impamvu ituma nyine avuga ati ngomba kujya muri bino. Ndakeka yuko iyo utaza kubona ayo mahirwe yo kuba wajya mu gisirikare, hari akandi kazi kenshi wari gukora, ariko wowe uravuze ati reka nigire gukina filime. Ese ni iyihe mpamvu yaguteye kureka ibindi byose, ubonye ko kuba gukorera igihugu nyine byanze? Niye reason wagize kugira ngo uvuga ati noneho reka nze muri bino? Warebeye kuri inde? Ese ninde waguhaye igitekerezo? Kuko nyine ujya kujya mu kintu uvuga ati gifite amakuru, mfite ibyo ngiye kugikoramo, mfite ibyo nzageza abantu, kandi nanjye mfite nimbibagezaho mfite n'uburyo nzinjizamo. Ese we byagenze kuki? Igitekerezo wagikuye ninde?